wari uzi ko ikiganiro cya radiyo Rwanda tubashimiye ko murimo kutwumva. Mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2019 itsinda mpuzamahanga ry'impuguke mu birebana n'urusobe rw'ibinyabuzima ryasohoye raporo y'ubushakashatsi ryakoze ku kuzima k'urusobe rw'ibinyabuzima ku isi. Ni raporo yagaragazaga ko mu myaka 10 igiye kuza hari amoko miliyoni imwe y'inyamaswa n'ibimera bizazima bikava ku isi bitewe n'ibikorwa by'abantu birimo ubuhinzi, iterambere ry'imijyi n'inganda ndetse n'ihindagurika ry'ikirere. Kuva mu mwaka wa 1900 20% by'inyamaswa zo ku butaka zariho icyo gihe zarazimye zivaho, uyu munsi ntazigihari. Izi ni inyamaswa zo mu gasozi ariko n'inyamaswa tworora mu ngo zacu zirimo amoko yazimye. Inka tworoye uyu munsi ntabwo ari ubwoko bumwe n'izo twari tworoye mu mwaka wa 1900. Ukuzima kwa bimwe mu binyabuzima bifite ingaruka zikomeye ku buzima n'imibereho by'abantu kubera ko mu rusobe rw'ibinyabuzima ibinyabuzima byose bisa n'ibiri ku murongo kimwe inyuma y'ikindi. Iyo kimwe kivuyeho icyari kigikurikiye hari ibyo gitakaza. Mu guhangana n'irizima ry'ibinyabuzima by'umwihariko izima ry'inyamaswa, abantu bakoresha ubuhanga bwabo mu mibereho y'ibinyabuzima bakarema ubwoko bushya bw'ibinyabuzima binyuze mu buryo bugezweho bwo kubangurira no guhuriza mu byuma uturemangingo tw'inyamaswa zitandukanye. Bashobora gukora ubwoko bushya bw'inyamaswa. Uko niko uyu munsi dufite ubwoko bushya bw'inka zitanga umukamo ungana uko tubyifuza, ndetse n'inka, ihene n'inkoko zitanga inyama zingana uko tubyifuza mu gihe twifuza. Umuntu yize gukoresha siyanse mu nyungu ze akabikora ahindura uko ashaka ubuzima bw'izindi nyamaswa. Gukoresha ubuhanga bw'abantu mu kugenzura imyororokere n'imibereho y'izindi nyamaswa ntabwo ari byo mu kinyejana cya 21 gusa, kubera ko hari n'ikindi gihe byakozwe, ariko noneho byakozwe ku mpamvu n'inyungu zitandukanye n'iz'uyu munsi. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Kuva mu mwaka wa 1933 ubwo Adolf Hitler n'ishyaka rye rya Nazi bari bakijya ku butegetsi mu Budage, bari mu bantu baharaniye uburenganzira bw'inyamaswa zaba izo mu ngo ndetse n'izo mu gasozi, ku buryo iki gihe Ubudage bwatoye amategeko menshi arengera inyamaswa. Iyi nteruro irumvikana neza cyane kubera ko n'uyu munsi hariho amashyirahamwe menshi arengera ubuzima bw'inyamaswa, ndetse mu mategeko y'ibihugu byinshi harimo ahana abantu bashotora cyangwa se bahohotera inyamaswa. Gusa iki gihe muri politiki y'abanazi mu Budage, kurengera inyamaswa ntabwo byari bigamije kurengera urusobe rw'ibinyabuzima nk'uyu munsi, ahubwo byari bigamije kubaka politiki y'ivangura n'urwango. Ubuhanga n'ikoranabuhanga bikoreshwa uyu munsi mu kurengera imibereho n'imyororokere y'inyamaswa hagamijwe kurengera urusobe rw'ibinyabuzima mu nyungu z'isi muri rusange, icyo gihe nabwo byarakorwaga ariko bigamije kwimakaza urwango mu bantu. Uraza kumva aho gukunda no kurengera izi nyamaswa byahuriye no kwimakaza urwango mu bantu. Dore uburyo ubumenyi n'ubuhanga bw'abantu bishobora gukoreshwa mu gusenya abandi aho gukoreshwa mu kububaka. Dore uburyo ubuhanga n'ikoranabuhanga birimo kutwubaka uyu munsi, iyo bifitwe n'umuntu ufite urwango muri we bihinduka intwaro kirimbuzi. Tubahe ikaze muri iki kiganiro, turi kumwe na Equity Bank. Equity, ishusho nshya y'abanki nyafurika ikwitayeho. Mbere yo gusoza iki kiganiro, turabagezaho ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Wari uzi ko kunanirwa kuboneza urubyaro ari imwe mu mpamvu zitiza umurindi igwingira ry'abana? Ikaze. Kwa gatatu mu 1933 iki gihe Adolf Hitler yari amaze amezi atageze kuri 2 ariko ubutegetsi mu Budage. Muri iki gihe gito ubuyobozi bw'ishyaka rye bwari bwaramaze gutangira kugaragaza urukundo ku nyamaswa zaba izo mu rugo ndetse n'izo mu gasozi. Mu 1933 hari hashize imyaka 5 intambara ya mbere y'isi irangiye. Haburaga imyaka 5 ngo intambara ya kabiri y'isi itangire.
birumvikana ko muri iki gihe kwita ku burenganzira n'imibereho myiza by'inyamaswa kitari cyo kintu cyihutirwa hariho hose ku isi. Nyamara muri uyu mwaka mu Budage Adolf Hitler yatoresheje itegeko ribuza kandi rigahana ubugizi bwa nabi bwose bushobora gukorerwa inyamaswa, yaba iyo mu rugo cyangwa se iyo mu gasozi. Nyuma y'iminsi 90 atorewe kuyobora guverinoma y'Ubudage, yahise amera nk'impirimbanyi y'uburenganzira bw'inyamaswa. Itegeko rirengera inyamaswa ratowe mu Budage ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa kane mu 1933 ryari ryubatse neza ku buryo zimwe mu ngingo zaryo zakomeje gukurikizwa mu Budage kugera mu 1970. Mu 1934 hari imiryango mpuzamahanga yatangiye guha ibihembo Adolf Hitler kubera ko yahaye inyamaswa uburenganzira mu Budage. Iri tegeko ryarimo ingingo zivuga ko bibujijwe cyane kandi bihanwa n'amategeko kubabaza inyamaswa nta mpamvu ifatika ibiguteye. Iri tegeko ryanajyaga kure rigashyiraho urutonde rw'ibikorwa byose bibujijwe gukorerwa inyamaswa, yaba iyo woroye mu rugo iwawe cyangwa se iyo mu gasozi. Ingingo ya 11: birabujijwe kugaburira ku gahato inyamaswa ziguruka. Ingingo ya 9: birabujijwe kubaga inyamaswa ku mpamvu z'ubuvuzi utayiteye ikinya. Ingingo ya 5: birabujijwe guta inyamaswa mu bana mu rugo nk'imbwa cyangwa injangwe. Iki gihe gusiga inyamaswa ukigendera ntaho kuyitaho uyisigiye byari cyagihanwa n'amategeko. Muri iyi myaka Ubudage bwari burimo buratera imbere ku muvuduko munini cyane mu nzego zirimo n'izisaba gukora ubushakashatsi nko mu buvuzi. Gusa iki gihe mu buvuzi gukorera amagerageza ku nyamaswa byari bibujijwe. Uwitwaga Hermann Göring wari umuyobozi wungirije muri guverinoma y'iki gihe yiyamamazaga mu binyamakuru nk'intwari y'imbeba n'inkwavu zahoze zikorerwaho amagerageza mu bushakashatsi kubera uburyo yahirimbanye ngo ibingibi bihagarare. Mu binyamakuru bamushushanyaga ahagaze mu ruhumbirajana rw'imbeba n'inkwavu, bose bamanitse amaboko nk'abarimo kwishimira intsinzi. Göring rimwe yize kuvuga ati nzohereza mu nkambi z'amabohero umuntu wese uzababaza inyamaswa ngo arakora ubushakashatsi muri za laboratoire. Uwo ni umwe mu banyamateka bize cyane intambara ya kabiri y'isi. Kugeza aho tugeze aha ngaha, ibyo twavuze byose byatuma wibeshya ukavuga ko abanazi bari impirimbanyi zikomeye z'urusobe rw'ibinyabuzima. Ni iki cyari cyihishe mu rukundo abanazi bakundaga inyamaswa? Ni gute abantu bakoze jenoside yahitanye abantu miliyoni 6 baharaniraga uburenganzira bw'inyamaswa, zaba izo ku gasozi cyangwa izo mu rugo? Ni gute uru rukundo rw'inyamaswa ku banazi rwaborohereje gukora ubwicanyi buri ku rwego rutari rwarigeze kubaho mu mateka ya vuba tuzi? Kugira ngo tubyumve neza, biradusaba kubanza kwinjira mu mibereho y'abashinze iri shyaka na politike ryatangije, ariko cyane cyane imibereho y'umukuru muri bo ariwe Adolf Hitler. Inyandiko zivuga ku mibereho ye inyandiko zivuga ku mibereho ye zigaragaza uburyo yari afitanye umubano wihariye n'imbwa ze. Internet yuzuye amafoto ye ari kumwe n'imbwa ze. Mu nyamaswa yari atunze yamenyekanye cyane kurusha izindi n'imbwa ye yitwaga Blondie. Iyi mbwa ifite page ya Wikipedia ndende cyane. Urukundo Hitler yakundaga imbwa rwavugishije benshi. Bamwe mu banyamateka barugaragaza nk'ikimenyetso cyo kuba yariyumvaga wenyine no kuba atarafite abantu benshi yafata nk'inshuti. Ni umuntu utaragiraga inshuti. Igihe ari wenyine hagomba kuba hari ikindi kinyabuzima gihumeka kimuri iruhande, ariyo mpamvu yahisemo imbwa. Mu mutwe we yumvaga ko imbwa ari indahemuka kurusha umuntu. Umuntu ni umugambanyi mu gihe imbwa idashobora kukugambanira. Mu kwezi kwa kane mu 1945 mu Butaliyani ingabo z'Ubudage 120 zafashwe bugwate n'ingabo z'Abaliye. Mu burasirazuba abasirikari 800 b'Ubudage barambitse intwaro hasi bamanika amaboko. I Berlin, Adolf Hitler yari mu cyo wagereranya n'ubuvumo bwubatse munsi y'ubutaka, ariko iki gihe yajyaga anyuzamo agashyira ubuzima bwe mu kaga, agasohoka hanze akajya gutembereza imbwa ye. Hamwe n'ibyari birimo kuba ku rugamba, Hitler yari yaratashywe n'ubwoba ku buryo nta muntu n'umwe yari akizera. Yizeraga imbwa ye Blondie n'ibibwana byayo gusa. Nta kintu na kimwe byamutwaye gutekereza iyicwa ry'abayahudi miliyoni 6
n'amagana y'ibihumbi by'ingabo ku rugamba, ariko agahinda karamwegekaga agasuka amarira iyo yabonaga imbwa ye iri kumwe nawe mu buvumo idashobora kujya hanze gukina, agatekereza ko ifite agahinda. Mu 1933 abanazi bakijya ku butegetsi na Adolf Hitler amaze kuba umuyobozi wa guverinoma, bivugwa ko bahise babona inyungu nyinshi mu gukunda inyamaswa zaba izo mu rugo cyangwa se zo mu gasozi. Izi bazubakiyeho ingengabitekerezo isobanura byinshi mu byakozwe muri jenoside yakorewe abayahudi. Mbere na mbere, urukundo rw'inyamaswa no guharanira uburenganzira bwazo byari bigamije kugaragaza ubwiza bw'abayobozi b'abanazi, kubera ko batekerezaga ko uko abantu bafata inyamaswa bigaragaza uko bafata abantu. Mu rwego rwo kubaka ivangura, iki gihe mu Budage hatangiye imvugo y'uko Abadage nyakuri ari abakunda inyamaswa mu buryo kamere. Ubwo niba udakunda inyamaswa ntabwo uri Umudage kavukire. Bahise batangira kuvuga ko ibyaro, inzuri n'amashyamba ari ahantu Abadage ba nyabo bakavukire bafite abasekuru b'Abadage bagombaga kujya rimwe na rimwe kugirana ibihe byiza n'isi kamere. Mwibuke iki gihe mu Budage no mu Burayi hose hari hatuye Abayahudi barwanywaga n'Abanazi, banangwaga n'Abanazi. Mu migenzo y'Abayahudi harimo witwa Sheita. Uyu ni umuhango wo kubaga amwe mu matungo, aho inyamaswa bayisogota bakayireka igashiramo amaraso kugira ngo itangwemo igitambo ku Mana kandi bitunganye kugira ngo iribwe n'abantu. Niba Abanazi baravugaga ko Abadage b'ukuri kandi bakunda igihugu bagomba kwirinda kwica inyamaswa, ubwo abazica bagamije kuzitamba bari abanzi b'Ubudage. Uyu ni umwe mu mitego ya mbere yari ihishe mu rukundo Abanazi bakundaga inyamaswa. Ibi byari binahagije kuvuga ko buri Muyahudi ari umwanzi w'igihugu kubera ko imyemerere yabo ibategeka kwica inyamaswa. Uyu mugenzo w'Abayahudi nawo wari mu bihujijwe n'itegeko ryo ku itariki 21 y'ukwa kane mu 1933. Iri tegeko Abayahudi benshi bararisize. Mu murwa mukuru Berlin iki gihe hari icyanya cyahariwe inyamaswa zo. Mbere yo kugera ku butegetsi kw'Abanazi, iki cyanya nicyo cyari gicumbikiye amoko menshi y'inyamaswa ku isi. Mu 1930 iki cyanya cyari ahantu ho kwishimishiriza ku Badage bose. Umuyobozi w'iki cyanya yari umuhanga cyane mu by'ibinyabuzima witwaga Lutz Eck. Yari azi cyane ubuzima bw'inyamaswa. Mu 1937 yinjiye ishyaka ry'Abanazi. Mu cyanya cy'inyamaswa cya Berlin, Lutz Eck yahise ashyiramo igice kigenewe inyamaswa bavugaga ko ari iz'Abadage gusa. Hari inyamaswa ziganjemo iz'inkazi nk'ibirura, inzovu, imbogo, ingwe n'izindi. Abanazi bavugaga ko ari inyamaswa z'Abadage zifite inkomoko mu Budage ndetse zinagaragaza isura nyayo y'Umudage w'ukuri. Izi bazikoreye igice cyazo muri zo cyangwa se mu cyanya cya Berlin, maze bakajya bajyanayo abana bato kubereka inyamaswa bisi z'Abadage. Mu cyanya cy'inyamaswa naho bakozemo ivangura, bashyiramo agace kamwe kagenewe inyamaswa bavuga ko ari iz'Abadage. Utuzu twizi nyamaswa bavugaga ko ari iz'Abadage twari tuzengurutswe n'ibimenyetso by'Abanazi. Gushyira ibimenyetso by'Abanazi ku nyamaswa z'igasozi babaga basa n'abazihinduye inyamaswa zikunda igihugu kurusha izindi. Ku Banazi inyamaswa zose ntabwo zireshya, nta nubwo zari zifite umumaro ungana mu rusobe rw'ibinyabuzima. Nk'imbwa yo mu bwoko bise Berger Allemand yari yo nyamaswa ya mbere bavugaga ko ikunda igihugu kurusha izindi. Iyi ni imbwa yabayeho mbere ya Adolf Hitler. Ni imbwa yaremwe n'umworozi witwaga Max von Stepanitz mu 1899. Stepanitz yari afite igobe ry'imbwa ahitwa Grafrath. Yifuzaga imbwa ifite ingufu, ibyumviro byo guhunahuna biteye imbere cyane kandi bifite ingufu kandi z'ubwenge, ikagira n'amahane ku buryo yajya ifasha abashumba mu kazi kabo, rimwe na rimwe ikaba yanaragira inka yonyine. Ku bw'amahirwe mu 1899 Stepanitz yaguze imbwa yise Holland von Grafrath. Ayitegereje neza asanga imiterere yari ifite imeze neza nk'iyo yashakaga. Yari ifite amaso nk'ay'ikirura, ifite amatwi ashinze kandi ikagira amahane n'ingufu nyinshi. Iyi ngiyi niyo yahereyeho ayibangurira ku zindi mbwa yari atunze,
maze mu ntangiriro zibwagura ibibwana 149 biteye uko yabyifuzaga, arizo berger allemand za mbere zabayeho, zikagenda zibwagura izindi kugeza kuzihari uyu munsi. No mu Rwanda zirahari. Abanazi bafataga iyi mbwa nk'igaragaza imiterere y'Abadage. Icya mbere ni ukugira amahane n'amakare menshi. Ku banazi niba utaragiraga amahane, ubwo ntabwo wabaga uri Umudage w'ukuri. Iyi mbwa kandi bayikundiraga ko yubaha. Ikindi ikaba nini. Buri mwaka habaga umunsi wahariwe izi mbwa. Mu ndangamisi yabo uyu munsi w'imbwa wari uriho. Wari ugamije kwizihiza umumaro w'imbwa mu muco w'Abadage. Mu 1938 bashinze ikigo cya mbere cy'Uburayi cyatorezwagamo imbwa mu majyepfo ya Berlin. Ahatorejwe imbwa 200,000 zagombaga kujya ku rugamba mu ntambara ya kabiri y'isi. Ku rugamba bazikoreshaga mu gucunga umutekano, mu gutabariza abakomeretse, ariko banazitumaga kujyana ibyo kurya ku rugamba. Hari n'izatwaraga inuma zitwaye ubutumwa. Banazitoje kuba ibikoresho by'iterabwoba muri jenoside yakorewe Abayahudi. Umwe mu bayobozi bo hejuru witwaga Heinrich Himmler niwe wazanye iki gitekerezo. Himmler yahoze ari umworozi w'inkoko. Niwe wazanye igitekerezo cyo gutoza imbwa kurinda inkambi zafungirwagamo Abayahudi. Yashakaga kubikora nk'uko batozaga imbwa kuragira inka. Abenshi mu barokotse jenoside batanze ubuhamya bw'uburyo imbwa zabateye ubwoba zikanifashishwa mu kubica. Barazibashumurizaga. Amashusho y'imbwa n'amajwi yazo zimoka zibirukankana ntabwo yigeze bava mu mitwe. Ravensbrück, inkambi y'abagore yabaherwagamo abagore b'Abayahudi. Abagore b'Abanazi bayirindaga. Hano bari bashinzwe kwigisha imbwa kuruma Abayahudi. Umva inkuru y'umwe mu barokotse. Twabaga dutegetswe kumara amasaha menshi duhagaze mu mbeho ikomeye cyane, nta wemerewe kwicara. Iyo wananirwaga guhagarara ukikubita hasi, umurinzi yahitaga arekura imbwa zikaza kukurya. Abenshi ntabwo barokotse ibikomere by'imikaka yazo. Kugira ngo izi mbwa zigire amakare, ubutegetsi bwari bwarategetse ko imbwa z'abarinzi b'inkambi zigomba kwicishwa inzara. Bari barategetse ko buri mbwa itagomba kurengerezwa garama 150 z'ibyo kurya byumye buri munsi. Garama 150 ni ikiyiko kimwe kinini ku munsi. Nyamara izi mbwa ziteye ku buryo zigomba kurya ibyo kurya byinshi kandi kenshi. Ariyo mpamvu iyo bayishumurizaga umuntu idaheruka kurya yahitaga yihutira kumushinga amenyo. Uku ni ku rukundo rw'inyamaswa cyane cyane ziba mu ngo ku banazi rwifashishijwe mu gukora jenoside yakorewe Abayahudi. Gusa Hitler Adolf yaranashishikajwe cyane n'inyamaswa z'igasozi. Mu 1925 Hitler yasohoye igitabo yise Mein Kampf, Munkomba. Muri iki gitabo avugamo ko ashaka kubaka igihugu kimeze nk'inyamaswa y'inkazi yo mu ishyamba. Yavuga ko urubyiruko rw'Abadage rugomba kwiyumva nk'inyamaswa z'inkazi zifite ubushake bwo kurwana no gushinga amenyo izindi nyamaswa no kubona ibyo zishaka byose ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Mu kubaka Abadage bashya bameze uko nguko yabyifuzaga, Hitler ntabwo yafashe urugero ku nyamaswa y'inkazi iyo ari yo yose. Yahisemo umukurambere w'imbwa, ikirura. Pour les nazis, le loup, Abanazi ikirura ni inyamaswa bisanishaga nayo. Bayigaragazaga nk'inyamaswa ifite amahane n'ubukana karemano, ariko ikanagira imiterere yo kuba indahemuka. Bayikundiraga ubudahemuka ku bindi birura byo mu itsinda ryayo. Iyi ni imiterere bashakaga kwimakaza mu bantu. Ikirura nicyo mukurambere w'imbwa zose. Mu bwoko bwazo nta nyamaswa n'imwe ifite urwasaya rukomeye kandi rufite ingufu nk'urw'ikirura, kimwe n'uko nta nyamaswa n'imwe ifite imikaka ityaye kandi ishingana ingufu nk'ikirura. Kiruka ibirometero 60 ku isaha. Iyo gifashe indi nyamaswa mu zo gihiga, cyinjizamo amenyo gikoresheje amabwene. Ibwene ryacyo ripima santimetero 6. Mu gushinga amenyo, urwasaya rw'ikirura rumanukana ingufu zipima ibiro 28 byinjira muri santimetero kare imwe y'uruhu rw'iyo nyamaswa. Mu gushinga amenyo inshuro imwe mu mubiri w'inyamaswa kuri uyu muvuduko n'ingufu, ikirura nta kibazo kigira mu kujanjagura agahanga k'indi nyamaswa kikamenagura amagufa bitagisabye ingufu nyinshi. Igufa rikomeye ry'inyamaswa iyo ari yo yose kirijanjagura kirihekenya inshuro 6 zonyine,
kikamirifu cyangwa se byari igufa cyanogeje neza neza. Ngiyi inyamaswa Adolf Hitler yakundaga kurusha izindi. Bivugwa ko isura y'iyi nyamaswa yamuhoragamo. Inshuro nyinshi yigereranyaga n'ikirura. Yari afite imbwa yise Wolf, bivuga ikirura mu Kidage. Nawe yakundaga ko bamwita Wolf. Bivugwa ko imbere y'abasirikare bakuru be yavugaga ko we ari Mal Alpha, inyamaswa y'ingabo y'inkazi itegeka izindi zose. Ubudage bwose uko bwakabaye bukaba inyamaswa zimugaragiye, we nka Mal Alpha. Kuri we umuryango mugari w'abantu mu batuye isi yose uba ugomba kugendera ku mahame amwe n'agenderwaho n'inyamaswa mu ishyamba. Ihame ry'uko urusha abandi ububasha ari ubategeka, la loi du plus fort. Yizeraga ko ibinyabuzima byose byo ku isi bibaho mu buzima bwo guhangana kuva bibayeho kugeza bipfuye. We n'abanazi bizeraga ko muri iryo hangana ibinyabuzima by'ibinyabubasha birokoka bikabaho, hanyuma ibinyantege nke bigapfa bikavaho kubera ko nta mwanya biba bifite ku isi. Bavugaga ko muri uku kubyuka twiruka dusiganwa dutanguranwa ubutunzi, abo ububasha bukomeye baburonka bagatunga bagatunganirwa bagakira, abo ububasha buke bakicira isazi mu maso ndetse bagapfa. Rimwe ubwo yavugaga ku bwicanyi n'urwango n'agashinyaguro k'abanazi ku Bayahudi, yaravuze ati y'injangwe iri y'imbeba, icyaha kibi cyande, kibi cy'injangwe cyangwa kibi cy'imbeba. Aha yashakaga kuvuga ko ari ibisanzwe kandi ko biri muri kamere k'umuntu kugerageza gutsikamira no gukuraho abandi, cyane cyane abafatwa nk'abanyantege nke. Iki gihe nibwo Hitler yatangiye kuvuga ko abanyaburayi kavukire bafite abakurambere kavukire k'Uburayi ari bo bwoko busumba ubundi bwose bwo ku isi, babita ba Aryen. Kuri we aba nibo bagombaga gutegeka isi kandi bakagira uburenganzira ko ugomba kubaho n'ugomba gupfa, kubera ko nibo bafite imiterere ibemerera kuba kuri iyi si. Yatekerezaga ko umumaro w'inyamaswa y'inkazi mu ishyamba ari ugusukura ishyamba. Gusukura ishyamba kw'inyamaswa y'inkazi ni ukurya utunyamaswa twose tw'utunyantege nke. Nawe rero yibonaga nk'ufite iyo nshingano hano ku isi. Ibi ni ibitekerezo byakwirakwijwe mu banazi mu Budage hose no mu bindi bihugu mu Burayi, kandi ibyo ngibyo abantu bakabitozwa bakiri abana. Mu mashuri mu isomo ry'ibinyabuzima abana batangiye kwigishwa ko abantu n'izindi nyamaswa bubahiriza amahame kamere amwe. Mu bitabo abana bigiragamo ibigize umubiri w'umuntu. Mu kwiga umubiri w'umuntu batangiraga babasobanurira ko nta tandukaniro riri hagati y'umubiri w'umuntu n'umubiri w'inyamaswa. Inkwavu zororoka mu buryo natwe twororokamo. Iyo umworozi ashaka kubona urukwavu rwiza rero hari amahame agomba gukurikiza. Hanyuma iyo muri ibi bitabo bageraga ku bantu bagaragazaga amasura cyangwa se imiterere umuntu akwiye kuba afite n'iyo adakwiye kuba afite. Niba abantu n'inyamaswa ari bamwe rero, abanazi bahise batangira gutekereza uburyo bwo korora abantu. Aborozi bazi guhitamo cyangwa se gutoranya ubwoko bw'amatungo borora. Bafata amatungo bavuga ko ari meza kandi afite ingufu n'umubiri ufite ububasha, bakayabangurira ku yandi bavuga ko nayo ari ubwoko bwiza, maze akabyara andi matungo meza cyane. Uko niko dufite inka zikamwa ibinyacumi by'amaritiro ku munsi. Ingengabitekerezo y'abanazi uko yakabaye kose yari yubakiye ku bumenyi bw'umubiri w'ibinyabuzima, guhitamo bimwe no gushyira ibindi ku ruhande. Ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa karindwi mu 1933 Ubudage bwatangije politiki yo guhindura ingumba no gufunga inzira zo kororoka ku bantu bafite ubumuga. Kurema umuntu w'igitangaza ufite ingufu n'ububasha n'ubuzima bwiza kurusha abandi nabyo byahise bitangira. Abaturage bashishikarizwaga gukora ibishoboka byose kugira ngo babyare abana bafite ubuzima buzira umuze, bagira ingufu nyinshi cyane ku buryo bazarwanira Ubudage. Abatari muri ubu bwoko bw'Abarien n'abanyantege nke bagomba kuvaho, Ubudage bugaturwa n'ubwoko bavugaga ko ari buzima cyane kurusha ubundi, buzira icyasha. Hagati y'umwaka w'1933 n'1945 guverinoma y'Ubudage yashyizeho ibyanya byinshi bikomye by'inyamaswa z'igasozi. Ni ibyanya byahigwagamo na bamwe mu bayobozi bo ku rwego rwo hejuru mu banazi bakundaga guhiga. Barimo nimero ya 2 kuri Adolf Hitler, Hermann Göring, ndetse n'uwari umuyobozi w'icyanya cy'inyamaswa cya Berlin, Lutz Eck. Aba nibo banazi bakuru bizwi ko bakundaga guhiga.
aba bombi bari banahuje urukundo rwo kumenya ubuzima bw'ibinyabuzima. Uko guhuza kwabo kwaje kuvamo umushinga wahitanye ibihumbi by'abantu ugamije kuzura imwe mu nyamaswa z'inkazi yari yarazimye yaravuye ku isi mu myaka 300. Itariki ya 22 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1941 mu buryo butunguranye Adolf Hitler yafashe icyemezo cyo gutera Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Mu minsi mike yari amaze komeka ku Budage ibice bike byari bisigaye kuri Pologne. Gusa ingabo ze zigeze ahari umupaka wa Pologne na Bielorusi uyu munsi zamaze igihe kinini mu ishyamba rinini ryari rihari ryitwaga Bielowieza. Iri shyamba rya Bielowieza ryari ryarahungiyemo ibihumbi by'abanyapolonye bari baratwikiwe inzu n'ingabo z'Ubudage. Aba baturage bahuriye n'ibibazo bikomeye cyane muri iri shyamba. Mu gihe cy'amezi Abadage bajagajaza iri shyamba rya Bielowieza barikuramo umuturage uwo ari we wese wari wararihungiyemo. Barabishe, abo batishe bakababoha bakabajyana mu Budage mu nkambi zaboherwagamo Abayahudi n'abandi bafatwaga nk'abanzi b'igihugu. Iri shyamba bashakaga kurikuramo aba bantu kubera ko bashakaga kuryororeramo imwe mu nyamaswa z'inkazi zabayeho ikaba umukurambere w'izi nka tworoye uyu munsi ndetse n'imbogo. Auroch uyu wari umushinga wa Hermann Göring wari umuyobozi wungirije w'ishyaka ry'Abanazi ndetse na Lutz Eck wayoboraga icyanya cy'inyamaswa cya Berlin. Iri shyamba niryo bari baratekereje kuzakoreramo uyu mushinga wo kongera kurema iyi nyamaswa y'inkazi. Bashakaga gushyira inyamaswa mu ishyamba rya Bielowieza kubera ko bavugaga ko ari ishyamba ry'umwimerere ritigeze rikorwaho n'umuntu, ari nayo mpamvu batashakaga abantu baribamo. Bashakaga ko inyamaswa y'inkazi ivukira ahantu hayo hatagize icyo hahindurwaho n'abantu. Iri shyamba ryari rinarimo izindi nyamaswa zari zarazimye mu bindi bice by'Uburayi. Mu bihumbi by'imyaka amashyamba y'Uburayi, Aziya n'amajyaruguru ya Afurika yarishagamo izi nyamaswa z'inkazi ziswe Auroch. Yari inyamaswa imeze nk'imbogo ariko nini cyane kurusha imbogo. Zigomba kuba ari zimwe mu nyamaswa zateraga ubwoba abantu babayeho mu bihumbi by'imyaka ishize. Mu bishushanyo byavumbuwe mu buvumo bw'ahitwa Lascaux mu Bufaransa byashushanyijwe n'abantu bariho mu myaka 17 ishize, bashushanyijemo na Auroch. Nizo nyamaswa nini zo ku butaka zabaga mu Burayi icyo gihe. Yabaga ari inyamaswa y'umukara ipima metero 1 na santimetero 80 z'uburebure, ni ukuvuga kuva hasi ku binono kugera ku mugongo. Iyi ntabwo yari inyamabere ushobora kujya munsi ngurakama. Yari inyamaswa ifite ibisabwa byose ngo yitwe inyamaswa y'inkazi y'agasozi. Jules César yazivugaga nk'inyamabere nini nk'inzovu, zikagira ingufu zingana nk'iza Hercule. Hercule wagereranywaga na Auroch yari umuhungu w'Imana y'Abagereki yitwaga Jupiter. Akaba umuhungu wari ufite ingufu ziruta iz'ibindi binyabuzima byose byabaye ku isi, yashoboraga guterura toni 100. Auroch rero yagereranywaga na Hercule. Yazimye mu 1627. Iyi niyo nyamaswa Abanazi bashakaga kwigereranya nayo no kongera kuyizura ikagaruka mu Budage. Hermann Göring na Lutz Eck bavugaga ko niba iyi nyamaswa yarazimye mu myaka 300 ishize, uturemangingo twayo tugomba kuba turi muri zimwe mu nka, imbogo cyangwa izindi nyamaswa zo muri ubu bwoko. Bashakaga inyamaswa yose yabisa na Auroch kugira ngo bayikuremo intanga bazibangurize izindi nyamaswa nk'imbogo barebe ko havukamo Auroch. Icyo bashakaga ni inyamaswa y'inkazi kandi igira amahane kandi iteye ubwoba, ikagira ubushobozi bwo gutegeka inyamaswa zose mu ishyamba. Ishyaka ry'Abanazi ryahaye Lutz Eck ingengo y'imari ihagije cyane, ubundi azenguruka Uburayi na Amerika y'Amajyepfo ashakisha inyamaswa yose yagira imiterere n'imyitwarire nk'iya Auroch. Yarebye imfizi za mbere nini zariho icyo gihe muri Amerika y'Amajyepfo, areba imbogo n'izindi nyamaswa zo muri ubu bwoko mu Burayi no muri Amerika. Inyamaswa zose zo mu bwoko bw'inka n'imbogo ziteye ubwoba yarazizanye, bazishyira mu cyanya cy'inyamaswa cya Berlin. Ubundi batangira ubushakashatsi. Mu mpera z'umwaka w'1942, nyuma y'imyaka myinshi y'ubushakashatsi bwo kubangurira inyamaswa zitandukanye z'inkazi ndetse no kuvangavanga uturemangingo twazo,
Lutzek yamurikiye abayobozi b'ishyaka Orok yakoze. Yari inyamaswa y'inkazi koko, ariko itari inka nk'ibi mbogo. Yari Orok yagarutse ku isi nyuma y'imyaka 300 izimye. Izi Orok baremye bahise bazirekurira mu ishyamba rya Bielovietsa, aho batekereza ko abakurambere bazo bashobora kuba barabaga mbere. Mu mpera z'umwaka w'1943 iri shyamba ryari rimaze koherezwamo izi nyamaswa zigera kuri 50. Ikibazo nuko muri iki gihe Abadage bari baratangiye gutsindwa mu ntambara. Kuzitaho byahise bihagarara. Ntawe uzi mu by'ukuri uko byazigendekeye intambara ikirangira, ariko hari amakuru avuga ko abantu baziriye intambara ikirangira kubera ko bari bashonje. Ikindi kandi nta muntu wazishakaga kubera ko zari inyamaswa z'inkazi ziteye ubwoba, zishobora kwica icyo ari cyo cyose, kandi zigaragaza politike y'urwango n'ikandamiza by'Abanazi. Abanazi mu myaka yose bamaze ku butegetsi mu Budage bagerageje kongera kubaka isi nshya yubakiye ku rwango rusobanurwa n'imibereho y'inyamaswa mu ishyamba. Bagerageje kwifashisha siyanse mu gusobanura uko amacakubiri n'urwango mu bantu ari ngombwa cyane kubera ko isi nuko iremye. Amahirwe nuko ibyo ngibyo byahindutse. Naha dusoreje iki gice muri iki kiganiro